umaranye imyaka 4 ntushobora kunama. Sinshobora kunama. Kuva uyu mwanya yasagiye kugukiza. Haleluya. 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 Nyuma yo kugwara uwo mugongo hari imbaraga zatwaye ubugabo bwawe, ubu nta gahunda uzi mu buriri nk'abandi bagabo papa. Bose. Niko bimeze. Bwaragiye pe. Iri joro urakora akazi kuko ugiye gukira. Amen, amen, amen. Amen, amen. Unama. Nzanya amagufa mazima muri uyu mugongo. Haguruka. Ongera wuname. Ongera uzamuke. Ongera wuname. Ongera uzamuke. Ongera wuname. Ongera uzamuke. Yagiye mu izina rya Yesu Kristo. Urumva hari biki kurya? Ntabwo bikindi. Ongera wuname wumve. Boga twahaye Yesu icyubahiro wanesheje Golgotha. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Yego. Wari ubimaranye imyaka ingahe papa? Imyaka 4 utunama. Urumva noneho bimeze neza, ongera wuname ukora agasipo. Iri joro urakora akazi rega byatunganye. Katwongerere Yesu icyubahiro wanesheje Golgotha. Imana ishobora kugutabara intambara ariko zikigufata. Imana igihagararana nawe bimaze kunuka. Byagucanze abantu bose babifasheho ijambo bavuga ngo reka tumurebe, bavuga ngo reka umware, bavuga ngo reka sebe. Ico nico gihe Imana imanuka kugira ngo igaragaze ubumana bwayo. Gira umuntu muri Kongo, Imana itegereje kuzahagararana nawe abantu bose bagufite mu biganza. Imana igimanuka abantu bose bamaze gutera commentaire. Kuwa kane narababwiye ngo ntabwo Imana yagutabara utarabitangaza. Igiye kukabanza ukabitangaza ikagutabara waramaze kubitangaza. Imana ntishobora kugutabara bitaranuka. Igiye kabikabanza bikanuka, ubukene bukagufata, abana bakakunanira, amadeni akakubana menshi mu rugo, urubyaro rukakunanira, ugashakisha ubushomeri bukagutera, ukavuga ngo Imana iranyibagiwe. Hahanda abantu bose babwatereka tukarebe, nibwo Imana igimana kikagaragaza ubumana bwayo. Haleluya. Imana igimanuka ku munota wa nyuma wo kwiheba, nibwo Imana imanuka ikakora icyo igomba gukora. Sema amen. Turashimira Imana ko ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ngira umuntu muri ngo ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ndashaka mbakopeza kakana. Muzarebe Imana ivuga mu itangiriro ikavuga no mu iherezo, ariko ntabwo ishobora kukubwira hagati, kuko hagati niho hagoye. Imana ikubwira ko iguhaye umugabo ntikubwire ko utazabyara. Kakubwira ngo nguhaye umugabo ntikubwire ko azagukubita igipfunsi amanywa na nijoro inkoni zikakurya, kuko ibikubwiye ntiwaba ukigiye. Imana ikakubwira ko iguhaye diplome ntikubwire ko uzaba umushomeri. Ubu dufite abantu hano bicaranye diplome, Imana yabwiye ngo mbahaye diplome, ariko uyu munsi baradepoje akazi karabuze. Barizo umuntu muri kuwe ngo hagati ubanye n'Imana gute? Imana iguhisha hagati. Imana ikubwira ko igukoreye mariage, ntikubwira ko nyuma y'iminsi 3 bazatangira guteza cyamunara na matera waguze. Barizo umuntu muri kuwe ngo hagati hakomereye gute? Kandi hagati y'Imana haba hakomeye cyane. Hagati harago inda watwita amezi 6 ku kwezi kwa 7 ngo ndivuye. Aho ni hagati ubanye n'Imana. Ikibazo abakristo dufite n'abantu benshi dushaka ibitangaza ku Mana ariko ntiturakenera nyiri ibitangaza. Bantu benshi dushaka ko Yesu aduha amamodoka, akaduha amaviza, akaduha ibintu byiza by'agaciro, ariko twananiwe kumubika mu mutima wacu. Kubaze wa mugabo we uri hano, uramutse umenye ko umugore wawe akwiba amafaranga akajyana iwabo, wazongera kumubitsa amafaranga? Oya. None nukubera iki Imana ikublessing ikaguha umugisha gatoya ugatangira kwibyimbya?
yarangiza ikaguhombya, warangiza ukagaruka ngo Mana ngo nkeneye kuntabara, yakongera kukwizera? Dufite abantu benshi baza hano gusenga ni ukuri kw'Imana badakeneye Imana, bakeneye ibitangaza. Ndebe ko bansengera aya maroza akamvamo, ndebe ko bansengera Imana ikangirira neza, ndebe ko Imana yampereza umugabo. Uri umukobwa usambana n'abasore guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ngo ukeneye umugabo. Umugabo uzaguhaza azava he? Jya ntangazwa n'abantu baza gusenga hano ugasanga umukobwa ahera kuwa mbere asenga, kuwa kane ari hano, kuwundi wa kane ari hano, mu masengesho ntabura. Imana ikamunyereka ikambwira ngo do uwo nguwo kandi ategereje kuzubaka urugo. Niko wa mukobwa we. Ndagira ngo utangarize ngo umusore namara kukurunguruka utazatekereza ko azakugira umugore, azajya gushaka umukobwa ukiri muzima wiyubaha. Ugomba kubaha ubukobwa bwawe. Sema amen. Maze iminsi nakira abantu ugasanga umukobwa afite ibikomere, profe karansengera, barapfisha ubukwe buri munsi. Maze gupfisha ubukwe kangahe? 7. Uryamanye n'abasore bangahe? 8. Kandi umusore twaryamanye profe yambwiraga ko azanjyana. Reka ntangarize umukobwa uri hano, umusore wamaze kukurunguruka ntabwo aba kigukeneye, kuko icyo yarashaka bamaze kugifatisha. Niba uzi kugenda umanitse akaguru, kamanike cyane, aho gutegereza umugabo ntawe uzabona. Nabo uzabona ba bandi bameze nkawe. Ndagira nkubwire ngo ejo bundi umusore yansanze muri office avuye mu kabari, arambwira ati profe ndikarame, atereka nkubwire. Nukuri ahantu mba ntabwo nahabona umugore, ariko nkeneye umukobwa wo mu nzu y'iki y'Imana. Ndamubwira wa musore we, Imana iguhaye umukobwa ufite ingeso nk'izawe, wamwemera? Ati namwica. Kubera iki? Afite ingeso zamunaniye, ariko arashaka kuzegeka ku mukobwa wubashye iki. Ndagira nkubwire ngo ikintu ushaka muri wowe ni Imana iguhuza nacyo. Niba uri umusambanyi ukaza mu nzu y'Imana ukeneye umusambanyi, ni nawe Imana izaguhereza, kuko nawe urasambana. Ntabwo izaguha umukobwa wubasha Imana. Uri umusore wirirwa ubwira umukobwa besha iwanyu, ubabwira uti tugiye kujya ahantu gusenga, uze twibanire mu rugo muri geto. Ejo numuzana akakubera umugore, azajya kubesha ajye nawe mu bindi bipangu, kubera ko nibyo wamumenyereje. Badamu muri hano, niba ubwira umwana wawe ukamubwira bagwamagaye kuri telefone ngo ngo bitabe, ubabwire ko ntahari, iyo ni ingeso uri gutoza umwana, azayikurana. Dufite ibikomere byinshi abakristo twikururiye kubera ko tutabaye maso. Bwira umuntu muri ko ngo ugomba kuba maso. Uzi impamvu abantu benshi badatabagwa? Nuko basenga bagakora ibyaha. Mana nkeneye visa, ariko ntushaka kureka gusambana. Mana nkeneye visa, ariko ntushaka kureka gutwara umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi. Imana izaguha umugisha iwukuye ku kimbarizo. Umuntu muri ko ngo ni iyihe ngingo ufite yakurengera yatuma Imana igutabara? Ubona waririmbye bigakunda, ukabona wasenze bigakunda, si umwanya wo kuryama, ni umwanya wo kurushaho gushaka Imana. Iyo navuye hano maze gusenga nirukanya abadayimoni, si umwanya wo kugenda ndyame ngo ngereke amaguru ku yandi, ni umwanya manuka nkicara ku mukeka, kabwira Uwiteka ngo nyongerere imbaraga, kuko Satani nababaje nawe abashaka kumbabaza. Sema amen. Nubaho mu buzima udafite ibitero by'abadayimoni bikugabwaho, uzamenye ko ntacyo utwaye Satani, kuko iteka ryose abasinzi babiri bari mu kabari ntabwo bashobora kugwana ngo batongane, baba ari inshuti. Iyo ukora ibyaha ugasambana, Satani aguhereza guhigwa. Kubera iki? Ntacyo umutwaye. Iyo ugwanya Satani ahora kugabaho ibitero kuko uramubangamiye. Nubaho mu buzima udafite intambara, uzamenye ko Satani yabaye mwene so muri inshuti. Ariko nubaho mu bigeragezo buri munsi, uzajya umenya ko Satani akugabaho ibitero kugira ngo arebe ko yagufatisha. Sema amen. Hari abantu bajya banangaza profete ko birigo bavuga ngo ufite imbaraga, izo mbaraga zikuzimu bite? Kababwira ngo nibavuge, kuko batavuze ntabwo nabona uko nsenga. Kuko iyo bavuze ndushaho kwegera Imana, kayibwira ngo nyongerera imbaraga zo gukiranuka. Abantu bareba nabo batareba, kugira ngo ejo Satani atazankira mu cyaha, abanyamahanga bakabona aho bahera bavuga. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo ugomba kwera imbuto kugera ku rwego abadayimoni bahora bababaye. Sema amen.
ugomba kwera imbuto zikwiriye abihanye kugera ku rwego abadayimoni bahora bababaye ku bwawe, kabagwaza pesha. Uyu muntu uko twamunaniye bimeze bite? Ugomba gusenga Imana ugakiranuka. Ni bande bumva ko bagomba gukiranuka? Duhereze Imana icyubahiro. Dufite abantu benshi birirwa mu bitangaza, akira imodoka, akira indege, akira visa, akira amadolari. Oya, iyo si Imana, barababesha. Icyazanye Yesu, reka mbabwire, ibyo mukeneye abapagani nabo barabifite. Ikintu cya mbere Yesu ashaka ni umutima wawe mbere yuko akugirira neza. Rero umuntu muri ko ngo Yesu akeneye umutima wawe. Ni bande bumva bagiye gukorera Imana bagakizwa? Imana ibampera umugisha. Haleluya. Dukorera Imana dukijijwe. Bakobwa muri hano, abakobwa bari hano bazamura ibiganza. Mushake Imana, mukorera Imana mukijijwe. Ubukobwa bwanyu mubwubahisha iki? Imana. Nutambuka abasore bavuge ngo tubonye umukobwa uri mu mwuka w'iki? W'Imana. Uzi gutambika wambaye mini, bati dore inda iratambutse kandi utari n'umusambanyi. Ubukobwa bwawe Imana. Tambuka abasore bavuge ngo tubonye umukobwa wubahisha